ikintu cya mbere nshima ni inzego ko zitatereye hagati mu ryinyo yego umuntu yapfuye agashira amezi 3 abantu baba barihanaguye byararangiye umuryango we byararangiye ariko kuba inzego zarateye intambwe zikavuga ngo reka turebe abantu baherukana nawe tubabaze icyo ni intambwe nziza cyane abantu bakagiye bumva ko ibintu byarangiye niyo mpamvu mu kiganiro nagarutse no kuri abapadiri bandi bagiye bapfa mu buryo nk'ubwo ni nkaho navugaga nti wasanga nabo wenda anketse zongeye zigakorwa ariko nabyo kwerekana ngo umuntu wigeze kuba meya arimo aravugaho gusaba ishimishamubiri abantu barererwa mu kigo ashinzwe baba bavuye mu mihanda mu bimogi mu biyobyabwenge harimo isomo rihambaye cyane meya ishimisha mubiri ku muntu wavuye mu muhanda asubye ibintu bundi abantu benshi ntabwo bari kubyemera ntabwo byumva ibyo bintu ntabwo byumva cyane urumva ntabwo byumvikana aryana mu matwi umuntu wabaye meya afite abavisi afite abakozi b'akarere afite abagitifu bose afite bimirenge n'abo tugari ab'amasantere de santé aba primaire aba secondaire none abo bose bari mu nshingano kuva muri icyo cyiciro ugahita ujya mu muhanda barara hanze ubyumva umuntu wamaze nk'imyaka 5 atararyama mu nzu imibu yose yaramumariyemo ubumara yego nanone turagarutse hano kuri KOP turabakunda cyane kandi turabishimiye umugoroba mwiza cyane w'umugisha tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire umuryango mugari wa KOP mwari nawe nkwifurije umwaka mushya muhire na Noheli nziza asante sana ariko ubwo ugomba kubivuga neza no kubivuga neza yego none ko atayikoze neza ugomba kuboneka mu buryo bufatika yego umeze neza cyane rwose umeze neza ndabona wambaye ishati nziza ariko iriho utuntu tw'utubare ntari kureba neza nakanyenyeri 511 urwego hanyuma ishyura ubu ni uburyo bushya rero bwaje bwo kugira ngo abantu babashe kubona serivisi zinyuranye kuri platform yihuta itagira itariho akajagari itariho navuga ngo ikira ku buryo bwihuse no gukanda akanyenyeri 511 ukishyura amazi umuriro internet amayinite kandi noneho iyiyo uwa MTN agurira Airtel n'uwa Airtel akagurira MTN so ni ibintu rero nabafatanyabikorwa ba SKFM nk'umuryango maze amezi 7 ninjiyemo ariko urutonde rw'aya maserivisi ruzagenda rwiyongera tugere mu mande ya traffic tugere mu kwishyura wenda amagarama y'urubanza yego cyane so bizakunda so abantu rero umuryango mugari wa KOP 59,200 nimuyoboka aka kanyenyeri 511 bizafasha namwe bibafashe nkuko ibyo tubabwiye n'ubundi mu byumva nibi muzabyumva bizaborohereza Premium Construction Group kambanze sustain zajya mbanze umwe buke nuko bigenje La Vista Kigali iherereye mu kizunguruko n'izindiro mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ku muhanda werekeza mu nganda kuri kaminuza y'Abadiventiste na Bumbogo kuri Azamu hejuru none mu kizunguruko ukareba munsi y'umuhanda ari serivisi nziza noneho tubona icyapa cyiza cyane tubona icyapa cyiza cyane La Vista Kigali bahatatse muri no minsi mikuru bahatatse cyane neza cyane hamwe wagira ni convention na ahantu heza ho gusohokera hari ibyumba byiza hari sale nziza yaba inama sale z'ubukwe yaba ubukwe ama reception muri no minsi mikuru iminsi mikuru haba ubukwe bwinshi abantu screen nini zo kureberaho umupira yego byari yego cyokezo ayinya akanyama kameze neza baba nyama choma ibyumba nabyo ni special ko ni icyumba gisa naho kiri double gifite saro ubanza kwicaramo ukakuramo inkweto ugategereza ko uhekenya ugatamira none wakenera kuruhuka ukajya mu cyumba cyangwa se nkaho bidahagije wagera mu cyumba wakumva bitotsi bigabanyutse ukajya kuri bariko ukabureba hanze kukabaraza kandi no mu cyumba harimo screen nini cyane kandi ukabureba hanze ureba view so abantu benshi bagenda mu nganda
ko ni hafi y'inganda abantu baba bazanye imizigo mu cyanya cy'inganda bashobora kugenda bakarukira kwa sositene bakurikirana nuko umuzigo uri gutegurwa bari bapakuruza cyangwa bapakira bukacya bakigendera abarimu bo muri ntuza bo muri ya kaminuza hariyo kaminuza nyinshi hariyo ngiyo ya ntuza y'abadivantiste hari n'indi ruguru hirya ya zamu yitwa ALU African Leadership Nyirango University abo bose bashobora kuza bakaharuhukira kwa kundi ushobora gutanga isomo rya mu gitondo ufite n'irya nimugoroba ukafata icyumba hariya bakaguha amazi ashyushye yo gukaraba bakaguha kanya amacoma ukaruhuka neza ukajya gutanga isomo uri fresh na ahantu hameze neza kandi hatuje rwose ni muhamagare Sostene kuri 078 5 40 80 40 yego Premium Construction Group yes igroupe itsinda ry'aba engineer bakiri batoya bajyanye n'ibihe barimo abanyarwanda n'abanyamahanga ibana ikijyanye n'inyubako barebaho kwanza cy'icyumwe nzajya kubasura nubwo nta kamera nzatwara ntabwo twabivuganye ariko bandangiye aho bazaba bari gukorera igahanga tutazatwara kamera oya tutabivuganye ntabwo byakunda ariko nzajya kubasura nzajyayo nta kamera hari ibindi nzaba ngiye kureba muri kino cyumweru ngere aho bari kubaka kuri site ya Karembure ni hazaba hariyo hari ibindi tuzaba tugiye kuvugana ariko ubundi tuzajya tubatumira ko dufitanye kontara irenga umwaka tuzajya tubatumira batubwire ibijyanye n'inyubako batubwire ibibazo bihari muri industrie du bâtiment batubwire uko izamuka ry'ibiciro rihagaze batubwire ubutaka bwiza n'ubutari bwiza batubwire ubutaka bwajyaho inzu ya niveau 20 n'iya niveau 5 n'iya cadastre ibintu nk'ibyo kandi ibyo byose bikora kubona bazajya baza ibyo bakora ku buntu ku bakiriya babo nuko kurebera icyo ubutaka buzakoreshwa barangiza bakakukorera bakanakubwira icyo bakakureba inyubako wahashyira ubujyanama none nyuma y'ubujyanama habasigaye gukora ukabwira uti rero nemeye ko inyubako mu mbwe ariyo yazahajya ni muyikorere igishushanyo bakagikora bakakiguha ukabishyura warangiza washima ukabwira uti ese mwana inyubako mwayinyubaki mu gihe gito cyane nkaho bidahagije inyubako yakuzura ukabwira ati se mwanshakiye abayijyamo arumva mubarebe urumva rero ni abantu beza cyane mubahamagare kuri 07 8 4 42 57 cyangwa kuri 0785 5 9 80 yego baherereye hano iremera munsi gato ya Rebu mu marembo ya Rebu yo hepfo mu marembo ya Rebu yo hepfo yego ahandi mwabasanga ni Rusizi ariko bafite na chantier hano mu Biryogo ku Muyumbu urumva na Karembure urumva naho bafite ya Karembure niyo nzasura vuba yego nta kamera ariko ibyo nzabona nzabivuga ni abantu beza rero cyane muze mubagane kandi batira serivisi nziza z'abasore nyine bagifite imbaraga urumva none ubwo bari Karembure rero cya kibanza nibyo nari ngiye kugeraho na cya kibanza nacyo kiri Karembure rero bantu mufite amafaranga yanyu yaba ari abadiaspora hari hanze hari abadiaspora baba bari hanze ariko batizeye abantu batuma ibijyanye naho babika amafaranga yabo ikibanza kirashaka 35 gifite metero kare 330 ariko urumva ko ari hafi ya site ntuza Premium iri kubakaho yego wayituma Premium ikagenda ikakireba bakubwira ko gikwiye amafaranga runaka ukahita n'akazi wibereye iyo ubundi inzu yakuzura bakayikubanagingira ukajya ubona amafaranga kuri konti gusa so reka tugende rero reka twihute cyane ejo bundi uyu munsi turavuga kuri ejo bundi twakoze ikiganiro urase ntubyemera se ko dukorera abadukurikiye cyane yego kumana yanjye kandi ibyo badusabye nibyo tugira gute nibyo dukora mu kiganiro duheruka gukora cya frere ubushize kuri wa mufrere wapfuye frere directeur yego hari umuntu wanditse commentaire narayibonye avuga ati commentaire reka nyibike nimpura na mwarimu dufite umwanya ibi bintu tuzongera tubiganire yaranditse ngo iyi nkuru niyo nari ntegereje ahubwo mumfashe muzame n'iherezo ryayo uyu mufrere yapfuye mu buryo budasobanutse nanjye mbyibazaho pe bo birumvikana ntabwo byabisobanutse ariko ikintu cya mbere nshima ni inzego
ko zitatereye hagati mu ryinyo. Yego. Umuntu yapfuye agashira amezi 3 abantu baba barihanaguye byararangiye, umuryango we byararangiye. Ariko kuba inzego zarateye intambwe zikavuga ngo reka turebe abantu baherukana nawe tubabaze, icyo ni intambwe nziza cyane. Abantu bakagiye bumva ko ibintu byarangiye. Niyo mpamvu mu kiganiro nagarutse no kuri abapadiri bandi bagiye bapfa mu buryo nk'ubwo. Ni nkaho navugaga nti wasanga nabo wenda ankete zongeye zigakorwa. Harimo uwo nari nibagiwe witwa ESIG. Babandi nakubwiraga b'abapadiri bo muri diocese ya Butare bapfuye bose bazize impanuka y'imodoka igonze igikamyo. Umwe rero umwe nari namuvuze izina witwa Liberi nza Kambanda. None undi baramunyibutsa yitwa ESIG muri Caritas. Bakora muri Caritas ya Butare. Byose bari kugira ngo abantu bibukiranye, ariko n'umuryango mugari wa Kiliziya Gatolika nawo ntabwo ugomba kumva ko biba birangiye. Ko abantu bakamenya amakuru, bakamenya ko abantu bahawe ubutabera. So rero abangaba rero bavuga mu rupfu rwa Frère Benoit, hari amakuru ambwira ko bamaze kurekurwa. Nta officialité ndabona. Nta nubwo nirwa nongera gusubiza kubaza murangira. Ari birashoboka ko babarekuye. Babarekuye, amakuru ari Butare hari aho bavuga ko bagize nene nakubwiye ko ari aba Frère Benedictine, ngo babivuga ko inkuru isirikiri Butare iravuga ko barekuwe nk'abere, ariko nibaza ko ubwere butangwa n'urukiko, ariko basanze ibyo ubushinjacyaha, kuko murangira yarambwiye ko dosiye yagejeje mu bushinjacyaha. So ubushinjacyaha bushobora kuba bwasanze nta bimenyetso bifatika bwazashyira imbere y'urukiko, burabarekura. Mu mategeko bishobora kuba gushyingura dosiye by'agateganyo cyangwa gushyingura dosiye burundu. Iyo by'agateganyo aba bagishakisha ibindi bimenyetso none bakazongera bakabahamagara. So ubwo rero niba babarekuye, ijambo gukoresha ngo abere, hari umubikira umwe w'isovu wavuze ababaye ati rwose taba abantu ati ntabwo ari abere ku buzima bwa Benoit. Urumva uwo directeur Benoit bari abantu bose nibo bagiranye contact ya nyuma nawe. Bamucyura saa 8 muri kuva muri bayita monastère. Hanyuma bongera kumenya amakuru saa 6 z'amanywa n'igice z'amanywa ko atari muzima. So aba rero kuba babibazwa nk'abantu baherukana nawe byari ngombwa, ariko nanone niba inzego zakoze akazi kazo zigasanga nta kirimo, nta gifatika, kuba bakekagaho guhisha ibimenyetso, ubwo ni cya kindi cya autopsy bashobora kuba barisobanura ati wenda autopsy ntibyashobokaga cyangwa se umuryango we ntiwabitwemereraga. Ikindi bavugaga guhisha ibimenyetso no kudatabara uri mu kaga. Bashobora kugerera bakavuga ati twamugejeje mu rugo nta kaga arimo, buvara, ibyo birashoboka. Ariko nanone buriya isomo rinakomeye riba ririmo, hari umuntu wajyaga akunda kuvuga ngo aho kuburana na casualty waburana na mayiti. Ko kantu karakomeye. Ntabwo nkatindaho. Aho kuburana n'umuntu utakiriho. Biroroshye cyane kurusha kuburana n'inkomere. Cyane pe. Urumva? Ababyeyi babuye mu frere baba i Rubavu. Sibyo? Yaguye i Butare niho yabaga. Ari directeur wa école primaire autonome. Abagihinda muyaga muri monastère y'aba Benedictine. Urumva? N'umufurere nta mugore agira, nta mwana. Donc abagakurikiranye nabo bari Rubavu. Mukecuru. Abavandimwe. So abantu bari Rubavu kugira bakurikirane umuntu waguye ihuye. Batana muherukaga nabyo byagorana. Nta makuru. Donc urumva ibi rero niho niyobera. Iyobera ry'ubutabera. Rimwe bavuga. Iyobera ry'ubutabera ariko nyine kuburana n'umuntu. So hari byinshi nagiye numva, ariko it's okay. Kandi kuba twarabitangaje, urumva ngo yarabikeneye kumva iyo nkuru. Abandi bakambwira ngo dukomeze dukurikirane, twari twamaze gufata umwanzuro ko nibaburana tuzajyayo. So kuba twarabitangaje ngiye amazina ne nayirinze, ariko urwego ruyampaye nagomba kuyatangaza. Yego. So nizere ko nta ubifata nabi,
yaba umuvandimwe wabo ngabo bane, yaba abo ubwabo, yaba ababakomokaho, kubera ko hari uburyo cyane cyane abantu b'abadamu bakunda kubera kuba bakunda abagabo babo, bumva ko batagwa mu ikosa, none banakumva ko inzego zagize icyo zikora, bagatangira kuvuga ati wenda ni bakana kababiri inyuma, ni bakana kababiri inyuma, hanyuma none barekurwa bakavuga ati se ubu abishimye abari bategereje ubutabera se ubu se ntibamwaye. Ibintu nk'ibyo ibyo ni ibintu bikunda kubaho, ariko kuba urwego rwakora akazi karwo, nanjye nkabimenya nkakora kanjye, nta muntu byakabaye bibangamira cyangwa ngo biguteranye nawe. Nibyo ngibyo. Ariko ntekereza ko wakakwiye kubanza ukamenya niba aya makuru ari officiel. Ntago waza kubaza Murangira nkuko n'umubajije, kandi ari pariki yabarekuye. Message ya Murangira yasozaga ivuga ngo twabigejeje mu bushinjacyaha. Ubwo rero n'ubushinjacyaha bwabimenya, ariko ntabwo ayo amakuru y'uko umuntu yarekuwe abayo atabayo ntacyo atwaye. Buriya mabi nayo uko yafunzwe niyo mabi watangaza, byabamo ikinyoma bagashaka kuvuga ngo wahimbye. Ariko guhimba ko umuntu yabaye ni nkuko bavuga ngo umuntu yabyaye wenda kandi wenda azabyara ejo, yaba ari inkuru nziza. Ikinyoma cy'inkuru nziza nicyo kigamije gusenya, ni ukubaka imitima y'abantu. Abari bababuze, urumva harimo abafureri babiri n'umwarimu wa kaminuza n'umujera wa banki. Urumva kuba rero ntangaje ko bashobora kuba barekuwe, bishobora kuba byabaye ejo, uyu munsi cyangwa ejo hazaza, ariko bibaye impamo ntabwo byaba bigize ikibi. Uko nari kuvuga ngo batawe muri yombi, batatawe muri yombi, ariko kuba baba batashye it's okay, bakajya usibye abo bafurere badafite imiryango, ariko bakajya nabo n'umuryango mugari w'abafurere, none bari abagabo bandi nabo bakajya mu miryango yabo, mu bana babo, ntacyo bitwaye. So igihe rero kivuga inkuru nziza, ntabwo ari kiba gitwaye ntacyo rwose. Umuntu yagukurikirana ngo wabeshye ko kanaka yabayemeye cyangwa ko yarangije kaminuza. Ubu mwifuriza byiza, niyo cyaba ikinyoma abazayirangiza. Yego. Ejo twakoze inkuru ya shehe ku mugoroba ivuga ko shehe akurikiranyweho gukoresha, kandi isome iryo tangazo ntaza kumuvugira ibintu bitari ibye. Ariko birumvikana gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite no gusaba ishimishamubiri ku bagore abagororerwa mu kigo cye. Yego, nuko byari muri make, nuko byavugaga. Ejo tukimara gusohora iyi nkuru, nagiye nyuza amaso mu makomanteri, ariko bose abantu abenshi muri komanteri zose nyinshi ziri muri iki kiganiro ziremeza ko shehe kuva kera ngo aka kageso yari agafite. Niko bavuze. Soma imwe twumve. Reka ngusomere imwe twumve. Mu gihe ukishaka nanjye iri hafi ntabwo iri kure. Shehe kuva kera mu tunyeshuri, abagore, akiri meya, nibyo byamurangaga. Okay. Ntuza ejo umuntu wampamagaye wa mbere yambwiraga ko bamumenye nyuma ya za 2. Nari umuntu wambara neza cyane, ya myenda y'Abarabu, akaba ahagaze hafi y'umusigiti, kuko yari shehe wungirije uwitwaga Shehe Kambanda nawe. Ariko ubu ngubu abantu benshi Gisenyi bamuzi mbere y'iyo myaka yari umwarimu w'igiswahili muri iyo bita ESIG, École Secondaire Islamique do Gisenyi. Yego, ishuri ry'abayisilamu. Umwarimu w'igiswahili yanakizi, azi n'icyarabu. Andi makuru bambwira ko yari umukinnyi, yigeze kuba umukinnyi wa Etincelles, we na murumuna we bakinnye muri Etincelles, ni amakuru. Hanyuma bagakomeza ku kuntu yari umuntu urimba cyane. So nuvuga ngo nyuma yo kwigisha bivugwa ko
bivugwa ko yaba yaragiye mu butumwa bw'amahoro nk'umusemuzi w'icyarabu. Ubutumwa bw'amahoro ingabo z'u Rwanda zijya mu bihugu by'abarabu rero bakeneraga abasemuzi. Nawe yagiye muri abo. Ubwo kwigisha bibera rangiye. So uwambwiye ejo rero wamumenye avuye muri ubwo butumwa bw'amahoro niho bambwaga ati yabaga ari umuntu wambaye neza wisiga kanoga akaba ahagaze ku musigiti. Ariko icyo gihe babaga shehe wungirije bafite abaterankunga babahemba atiri wakora akamenya gahunda zose zo ku musigiti na gahunda z'iryo shuri. Ariko kwigisha avuye mu butumwa bw'amahoro ntabwo yongeye. Ubwo rero ngewe iyo commentaire nta gaciro kanini ndayiha, ahubwo no kugira ngo dutere insiriri y'ubuzima bwa Shehe Bahame Hassan bakunda kumwita Shehe Mambo. Yes, Shehe Mambo. Reka nze ndebe ni Mambo cyangwa Mando. Mambo cyangwa Mando. Reka nze ndebe umuntu wari umaze kumpantuza. Yes. Mando. Shehe Mando. Urumva Shehe Mando nk'umuntu nk'umukinnyi muri make nawe ni sekuru w'aba Brazilian. Yego. So bumva ubwo Manda ashobora kuba ari nka Sirino bamuhaye mu kibuga rirakomeza. Ubundi niko bari bamuzi. Noneho impamvu rero mbivuga gutyo abamuzi akina muri Etincelles n'abamuzi muri ESIG nibo bavuga ibindi. Kuko ngewe ejo mu kiganiro navugaga ngo ese koko abantu bari bazi ko yaba afite kariya kageso bakajya kumuragiza igisembesembe ari nkomeze si oya nuzakurekeraho. Donc nuvuga ngo mu metero tuba dutera no kumenya ngo ese umuntu uzi neza ko akunda ubunyobwa wamushyira ku cyuma kibusya asya atamira ibiro bikagabanuka. So nuvuga rero ngo abantu bamuzi muri ESIG nibo bemerewe ba mbere, kuko ESIG impamvu ibyo mu ikipe ntabivuze nuko ESIG yigagamo abahungu n'abakobwa. So bakajya muri bakatugira mu mibanire ye n'abanyeshuri be n'abarimu n'abandi barimu. Ubwo nibwo twamenya niko kuri kwa bakuri. Ariko ibyo uwo yavuze bibaye ukuri ni gute uwo muntu ufite bene ayo mateka niba yongeyeho ngo no kubumeya ibyo simbizi, ibyo abamenye uko babaho simbizi. Ariko niba mu bwarimu yari ameze atyo no kubumeya ntiyabireka, none yamaze no kubona ubwatsi wa mugani wa pizo. So kuvaho rero bya bindi bavuga sinzi vetting icyo ibisobanura ni nko gushaka amakuru ahagije yimbitse. Urabyumva? Yego. Bira ntacyo byari bitwaye kuba yajya mu butumwa bw'amahoro. Bira ntacyo ako kageso ntacyo kaba gatwaye agiye mu butumwa bw'amahoro nk'umusemuzi. Ako kageso ntacyo kaba gatwaye agiye muri Minaroke afite dossier amanaginga sinzi indi poste yabanjeho, ariko kagira ikibazo kuri poste ya Gitagata cyane. Ayo makuru rero ntiyigeze abyazwa umusaruro, cyangwa se ntiyatanzwe, cyangwa se yaramenyekanye arirengagizwa, cyangwa se yarazwi bavuga ati reka tugerageze turebe ko yihangana. Yego. Ibyo byose birashoboka. Kandi akambere reka nanakureho kuba ataratanzwe ntibishoboka, kuko nzi imirimo ya hano ukuntu itangwa babanza pe. Keretse baba barashatse amakuru mbere yuko ajya mu butumwa bw'amahoro, kuko niho yatangiye kwinjira neza, sibyo? Yego. Ayo makuru bakayamenya, ariko bakavuga ati mu butumwa bw'amahoro ntacyo bitwaye, na poste yo muri Minaroke bati ntacyo bitwaye, noneho kumwohereza Gitagata bakagendera kuri ibyo bya nyuma yo kujya mu butumwa bw'amahoro. Ariko iyo bamenye uko yabaye muri ESIG wenda no kubumeya bagombaga kumurinda kujya hariya Gitagata, cyangwa bakamujyana iwabo. Si byose twavuze nyine. Bagomba kumujyana ahantu hari abantu b'igitsina gabo, kuko nkurikije abantu bose bari kumamagara ari kwandika muri commentaire ubuzima bwe bwo muri ESIG no muri equipe no mu rugo. Yes. Donc hari Gisenyi baramuzi. Urumva ni kavukire cyane, kandi kuba warakinnye muri equipe byo none abantu bose baba bakureba. None kuba umusigiti wa Gisenyi urabona ahantu uri, kuba bavuga ko rwose yabaga ari smart, yarabyukaga kambara neza agahagarara ku musigiti. Ibyo byose
ayo makuru abaye ahari azwi hanyuma agatangwa ntahabwa agaciro kuko bikurikije uko abantu bavuga ntiyakaba yaragiye kuri iriya poste ya Gitagata. Ntabwo byari gukunda ayo mateka usanzwe yafite, ntabwo byashoboka. Ni nkuko buse navuga ngo kiranga tanze urugero ari abantu nyine umuntu w'indiririzi par exemple ukunda amafaranga ntabwo bamushyira kuri gishe, ntabwo bamushyira kuri kesi, kandi uri kubona ko muri bakugura ngo ndiye muri secondaire yabaye duwaye par exemple ari gukora udufaranga wenda twa contribution kugura ballon akaturya, yego arangije wenda muri kaminuza aba nka sepi bapanga wenda batanga amafaranga yo kuzasohokera ku Gisenyi ya trip abarayatamiye. Umuntu ufite background wamushyira kuri gishe, wamushyira ku kigega. Nibyo byaba byarabaye rero, cyangwa se bigakorwa ku bushake. Ariko bikozwe ku bushake sinibona umuntu nyungu yaba afitemo, kuko uyu musaza imyaka afite, akazi yakoze, amafaranga arayafite. Ntabwo byari ngombwa ko ajya abanza Gitagata kugira ngo ajye muri pension. None dore bivuyemo ko nyuma ya Gitagata azajya muri pension yavuye gereza. Ko ibingibi biragoye kujya simbizi, ntacyo mvuze, ariko birakomeye cyane ko aho bikomerera nibyo ejo navugaga, aho bikomerera nuko azagera imbere y'umucamanza cyangwa umushinjacyaha bakongeramo ko ibyo yabikoreraga bashinzwe bita biremera, kandi noneho abanyantege nke nyine abashinzwe ari abanyantege nke. Ibyo abanyantege nke ni nkuko nundi wo hanze ya Gitagata, umuntu w'imayange, umufundi wa marishari ashobora kunyarukirayo akagira icyo akora. Ntabwo uburyozwe bw'uwo mufundi wa marishari bungana n'ubwa directeur w'icyo kigo. Ntabwo byumva se. Ibyo rero niho bizakomerera nibigera imbere y'umushinjacyaha cyangwa umucamanza, ako kantu niko kazajya kamugora. N'ibindi byo nibisanzwe, ako niko kazajya kamugora kukigobotora. Kandi noneho urwego ariho yakabaye yabaje no kuba yamunywa yabungwa bakareba ukundi babigenza kugira ngo rero bisohoke mu itangazo. Buri igaruriro riba ryagiye, byari byabaye binini. Nubona n'aba bafurere twari turi kuvuga nubukubaganyi bwanjye bwatumye njya kubaza Murangira. Ntabwo Murangira yigeze abitangaza, ariko ibyabahame yarabitangaje, n'ibyagakuru yabitangaje. Urumva difference? Buriya ku bafurere, kuri bano bantu barakoresha ibyo bya furere, nakazi inzego zari zirimo, njyewe ndabimenya, ndabaza, zirabinyemerera. Ariko ntabwo RIB yigeze itangaza ngo twafasha abantu 4 bakekwaho urupfu rw'umufurere, sibyo? Yego. Kwa kundi nkubwira ngo inzego zigira uburyo zimenya ngo igitangazwa n'iki, ikitatangazwa n'iki. Bari bashyize ku munzani basanga iyi dossier atari gutangazwa, nta kirimo, nta cyizere. Ninjye nabisabye ku ngufu, pa ku ngufu, ku mibarire yanjye ni urwo rwego, kandi nta handi babitanze, sibyo? Ariko ku byabahame RIB yibwirije no ku byagakuru irabitangaza. Buriya nka 20% kaba kabaye. Uza amadosiye aba muri RIB atangazwa se nangaye? Ni menshi. Bahita biyo batangaza bafite bakurikije iravugwamo nde, iravugwamo icyaha kimeze gite, muri gishiki. Voilà. So rero kuba iyabahame urwego rwaribwirije rukayitangaza nk'iriya yagakuru n'ubundi, buriya nubwo batavuga ngo tugamije iki, ariko habarimo akantu. Nubwo navuze ngo ubutumwa ntibwuzuye ngo bagomba kuvuga ngo umuntu uri mu nshingano yitondera abashinzwe, ariko nabyo kwerekana ngo umuntu wigeze kuba meya arimo aravugaho gusaba ishimishamubiri abantu abarererwa mu kigo ashinzwe, baba bavuye mu mihanda, mu bimogi, mu biyobyabwenge. Harimo isomo rihambaye cyane. Meya ishimisha mubiri ku muntu wavuye mu muhanda. Hasubye ibintu ubundi abantu benshi ntabwo bari kubyemera, ntabwo byumva nyine ubwo byumva cyane. Urumva ntabwo byumvikana, haryana mu matwi.
umuntu wabaye meya afite abavisi, afite abakozi b'akarere, afite abagitifu bose, afite b'imirenge n'abo tugari, ab'amasantere de sante, aba primaire, aba segonderi. Arabyumva? Urumva kategori yari arimo? Yari afite abo ku murenge, afite abo ku kagari, naho yari afite abavisi, afite abo ku murenge, afite abo ku kagari, afite kuri santere de sante, afite ibigo by'amashuri, segonderi, ab'amahoteli bose, abacuruzi, ab'ama-ONG. Noneho abo bose bari mu nshingano. Kuva muri icyo cyiciro ugahita ujya mu muhanda, barara hanze. Ubyumva? Umuntu wamaze nk'imyaka 5 atararyama mu nzu, imibu yose yaramumariyemo ubumara, kurya yaratunzwe na kore n'ikimogi. Buriya ejo bundi na pizo twarimo tugibaka kuri wa mwana bakunda kuvuga ngo aranuka. None nshaka kwavansa ngo ndebe ibintu byatuma, kuko abantu barankosoye bavuga ngo umuntu w'inzobe ashobora kunuka igikara. Sibyo? Yego. Si mu rwego rwo kubikonfirma, kuko aho nari mpagaze byari uko atari ngombwa kubimuhora cyangwa ngo babyasase. Ariko bamaze kuvuga ko umuntu w'inzobe ashobora kunuka igikara, nageze n'imbere ndavuga ngo umuntu pari raporo y'ibyo yariye, yaho yaraje, bishobora kwafekita impumuro y'umubiri we. Aba bana b'igitagata, niba harimo wamaze imyaka 5 yavukiye mu muhanda, akurira mu muhanda, nyina murerera mu muhanda, niyo konka we byo amashereka ntiyaburaga, ariko akarya ibyo muri puberi. Sibyo? Ibyo umubyeyi yareye nibyo yonse umwana. Nibyo nkubwira nyine. Akarya ibyo muri puberi, arara hanze, imibu yose yaramuriye, malaria wakayisharirira. Umubiri ukayinitraliza. Uwo muntu akambaro, imyambaro ariyo bamukuburira, imyenda ari yararuza. Ashobora kujya muri cya kimodoka gitwara imyanda, agasangamo umwenda bagiye kujugunya induba, agafata akambaro, akabura utwaye. Umwenda wambawe nande, wambaye igihe kingana iki, utanamukwira, rimwe na rimwe agashyiramo umweko. Uwo muntu bikarangira agiye kwigishwa imyuga. None wari uri muri cya cyiciro cy'abandi twavuze, akajya gukenera wa wundi. Wa mugore titirere wa santere de sante, wambara bubu yiteye parufe mu kwaha no mu mano, mukaganira mugahuza urugwiro, ukavayo ukajya kuri mwana wamaze imyaka 5 ku muhanda. Wa wundi imibu yose, amasazi byose byarariye birarambirwa. Najya bimugiraho bikiruka. Yarariye imigati iri muri puberi cyangwa inyama zapfuye. Uri kumva uwo muntu? Uyu mujyanyije na wa mutitirere wambaye bubu yiteye agaparufe mu kwaha. Ni nko kugereranya, arugero nkunda kugira abantu bazajya bagihanganira. Niho kugeranya, niho kuva kuri Arsenal ukakina n'amagaju. Cyangwa niho kuva Texas ukajya Bweyeye. Cyo kirumvikanamo? Kirumvikana cyane. Niho kuva mu ndege ukajya ku igare. Umva icyo kintu? So antuka sinzi uko bizagenda kose, navuze ngo birabibyuya. Wenda bizarangire bibaye ikinyoma, abesherwa, cyangwa se wenda kuko ava ku buyobozi bw'akarere yavugwagaho ruswa. Ariko ejo nari nabihuje n'isoko, ariko ntabyo ntibyabura. Bibaye ibyo kwihe ububasha, gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, kiri smart kurusha ishimishamubiri. Kuko Imana yanjye we, buriya kwihesha ububasha, ruswa, ibintu by'amafaranga, kunyereza, ibiri smart. Warwanaga no kugira ngo nawe ugira aho ugera. Ishimishamubiri ku muntu wavuye mu muhanda, wariwe n'imibu y'ubwoko bwose, amasazi, intozi, ibikeri byahoraga biguca, ibitabi, kore, ibyuma muri puberi. Ibaze kuba waragwe Henesi ukajya gushakisha mubiri ku muntu wakore n'ibyuma. Icyo ni icyaha gisebye cyane
no kugikekwaho ubwacyo nabyo birasebye pe. None se ubunagira ngo yaba umwere bwo yakongera akajya Gisenyi akambara yabubuka imbere y'umusigiti. Ibyo bintu byamuvuzweho. Ariko ku mafaranga iyo bagukekaho iyo bagufungiye ruswa uranagaruka wasaga aho wayibitse ugafata ukajya kuganira n'abagabo. Nta mugabo waseka umuntu wafungiye ruswa. Ubwatsi icyo kindi kirasebetse pepe cyane ku rwego rwe na okay. Kadutegereze kuko urumva bo byo nibwo kibifungura. Ariko abantu barakomeza baba commentaire ya nuba bari kumbwira ngo hari abantu bose ngo bize muri ESIG, hari n'amazina bambwiye. Abantu bose ngo bize muri ESIG ngo bari kumva ikiganiro ngo bagashaka kumpamagara bakomeze bazana amakuru akenewe tuzayatangaza, adakenewe ntago tuzayatangaza. Yego. So ariko Gisenyi iramuzi pe, yayikuriyemo ayigishamo, ayikinamo, ayoboramo umusigiti, ayobora akarere kose. So baramuzi. Nawe arayizi. Cyane. Cyane. So urumva rero arabakubaganaga bagashaka no kumbwira mwe mu mazina ariko nabyihoreye nabyanze. Nabyanze. Hari n'abandi bagiye babaho reference. Hari umushehe uba hano Nyamirambo wigeze nawe mugira ngo bakoranye ku musigiti wa Gisenyi. Abari kumundangira azibwiriza mpamagare, nta mpamvu, ntago ndi muri campaign, ariko amakuru yari ngombwa turagira. Kuko icyo tugabije niki nukumenya ngo ejo twarabajije ngo yabyigiye Gitagata. Niba igisubizo ari oya, turabishakira Gisenyi. Sibyo? Yego. Nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane. Nawe mwarimu nagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Ukomeze udukurikiranire. Oya bazatubwira dosiye nigera mu bushinjacyaha nanaburana tuzabimenya. Cyangwa niba namurekura bazatubwira. Yego. So abantu rero bakobeze bakande akanyenyeri 5 urwego ishyura ugure amayinite, ugure wishyure abonnement ya Star Time cyangwa se dekoderi, kandi umuriro, amazi byose wagura. Yego. Iyi shati nzayikorana ibiganiro, ariko mfite n'izindi, mfite n'agapira. Nzabikorana ibiganiro ukwezi kose kugira ngo ibi bintu abantu bacu babyinjiremo neza. Yego. Ndagushimiye cyane mwarimu. Komeze ugire umugoroba mwiza. Yego.